Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Terrace. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nizere ko kandi Nyagasani akomeza kubahundagazaho imigisha. Uyu nkuru yacu rero y'uyu munsi ngiye kukubwira inkuru y'uyu mwana w'umukobwa witwa Shakirat, ariko abantu bakaba baramutaziraga cyangwa se baramwitaga akazina ka Shaki. Uyu mwana w'umukobwa rero yari yarakuranye cyangwa se yarakuriye kwa anti we cyangwa nyirasenge, ariko nyirasenge akaba yari umukecuru ufite amahane cyane, umukecuru ukaze cyane, ugira uburakari bwinshi cyane. Uyu mwana w'umukobwa yari yarabuze ababyeyi bakiri mutoya. Ahangaha rero ubwo yari akimara kubura ababyeyi be, uyu mwanti yahisemo kumufata ajya kubana nawe. Ahangaha rero ntabwo yamufashe kubera ko yaramukunze cyangwa se yaramufitiye impuhwe, ahubwo yamufashe kubera ko yaramukeneye kugira ngo amukoreshe imirimo ye ya buri munsi, imirimo ye yo mu rugo, amasuku ndetse n'ibindi bitandukanye. Ahangaha rimwe na rimwe yamuherezaga gucuruza amagi ndetse ubundi akamuhereza kujya kugurisha amazi, ariko uyu mwana ntabwo yigize yerekana ikinyabupfura gikeya. Uyu mwana yarakomeje yumvira anti we, akomeza gukora akazi nk'uko yabaga yabimutegetse. Uyu mukobwa rero yaje kugira aho arakura ndetse akura agikora kano kazi, ariko igihe cyose iyo yacaga ku bantu, abakobwa bambaye neza, abandi bakobwa mu kigero cye basa neza, bisize amapafiyumu ahumura neza, uyu mwana w'umukobwa ntabwo byamuteraga isoni. Yarakomeza agacuruza bya bintu nyirasenge yabaga yamuhaye ngo ajye gucuruza, ariko akiyumvira muri we akavuga ati byanze bikunze nanjye mfite icyizere, umunsi umwe nanjye bazanyita big girl, bazanyita umukobwa wagize icyo yigezaho. Buri gitondo uyu mwana w'umukobwa yafataga miruwari akireba, agatangira akibwira ati uri mwiza cyane, ikibazo ufite cyonyine ni ubukene, ariko uri mwiza. Ayo ni amagambo yabaga ari kwibwira yiremamo icyizere, akivugisha akavuga ati ubukene ntabwo buhora igihe cyose, ubukene bugeraho bukarangira. Nuko hashize imyaka mikeya, uyu mwana w'umukobwa yaje kurangiza amashuri ye ya secondaire, arangije abona certificate ye. Nuko hashize igihe gitoya, anti we yaje kumwataka, aramutuka, aramukubita, amubwira ngo yakoresheje isukari nyinshi. Uyu mwana w'umukobwa rero yaje guhitamo afata utuntu twe, arangije dushyira mu gikapu. Nuko arangije ava aho ngaho yerekeza mu mujyi. Uyu mwana w'umukobwa rero yaje kwinjira muri uyu mujyi wa Jalingo, yinjira atazi aho ari kujya, yinjira adafite amerekezo, ndetse nta n'umuntu n'umwe yarazi hano muri uyu mujyi. Amajoro abiri yabanje, uyu mwana w'umukobwa yasinziriye ahantu nko muri parike, hano abantu basigaye imodoka. Ubwo yari aryamye ndetse afashe cya gikapu cye yari yazanye. Nuko umunsi wa gatatu uyu mwana w'umukobwa yaje kubona akazi. Ahangaha akazi kari kugurisha ibintu byo kunywa bitandukanye, amajuice n'ibindi bitandukanye. Nuko umunsi umwe aho ngaho haje gutunguka abakobwa batatu, barinjira muri ako gashopu aho uyu mwana yakoreraga. Aba bakobwa bari bambaye neza, bambaye amawigs meza, barinjira ndetse na confidence nyinshi. Ahangaha rero abana b'abakobwa ntabwo bari baje kugura ibintu birenze cyangwa se ibintu byinshi, ahubwo bari baje kugura uducupa dutatu twa ji. Ahangaha baratuguze, barangije baraganira ndetse batangira guseka. Ariko ubwo bari guseka ahangaha, Shaki yaje kubona ikintu kimwe. Yabonaga abana b'abakobwa basa neza cyane, ndetse yabonaga aba bana b'abakobwa base nkaho bafite amafaranga, bari expensive. Kuri we ngo bari bameze nk'abantu batigeze bamenya igiciro cy'umuceri. Nuko ubwo bari bakomeje kuganira, baje kubona uyu mwana w'umukobwa ari kubitegereza cyane. Nuko umwe muri barangije aramwitegereza, arangije aramubwira ati ese mukobwa mwiza, ni ukubera iki uri guhisha ubwiza bwawe, ufite ubwoba bwo kugira success? Nuko Shaki ahangaha yarasetse ariko afite isoni, arangije aramubwira ati oya, ngiye icyo ndi gukora hano ndi gufasha boss wanjye. Nuko umwe muri bo witwa Juliet arangije araseka, arangije aramubwira ati uri kwangiza imyaka yawe, uri guta igihe cyawe. Iyi myaka urimo wakagombye kuba umeze neza cyane, wakagombye kuba uri gukora ibintu byiza biguteza imbere. Ahangaha rero batangiye kuvugana nawe, batangira kumubwira ibyerekeranye ngo na games bakora za nijoro, batangira kumubwira uburyo uyu mujyi wa Jalingo uryoshye ya nijoro. Ahangaha rero uyu mwana w'umukobwa Shaki yatangiye kumva ari interested muri we, atangira kumva ari interested ku buzima bw'abakobwa barimo bamubwira babamo.
ariko ku rundi ruhande nabwo yari afite akoba gakeya. Uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri mu buzima bwe yari ataregera umugabo ngo amukoreho cyangwa se bagire ikintu bagirana runaka. Muri we aravuga ati byabaye rimwe gusa ubwo umugabo wo ku rusengero nasengeragaho yigeze gushaka kunkoraho, nabwo namukubise urushyi, ariko umwe muri bo witwaga Juliet aramubwira ati Shaki, ni ibintu bisanzwe, ni ubuzima bwacu tuba mu buryo bwa buri munsi, nta kibazo humura. Nuko muri uwo mugoroba uyu mwana w'umukobwa Shaki yaje gukurikira abo bakobwa. Ahangaha rero bamwambitse agakanzu kamugaragaza neza kari sexy, barangije bamukorera make-up. Ahangaha uyu mwana w'umukobwa akigera hano muri uyu mujyi wa Jalingo yaratunguwe. Umujyi warakaga, umujyi uri kuvugamo imiziki myinshi cyane. Hari abakobwa beza, abakobwa bambaye neza, abagabo nabo bafite inzara y'abakobwa. Ahangaha muri iri joro uyu mwana w'umukobwa nta mafaranga yigeze akorera, ariko muri we hari ikintu cyabashije kwinjiramo. Uyu mukobwa rero mu by'ukuri iyi yari intangiriro y'urugendo rwe. Ubwa mbere uyu mukobwa yagendaga gake, yari ataramenya uburyo yexposinga, uburyo yiyerekana. Ariko nyuma y'igihe gitoya uyu mwana w'umukobwa yatangiye kwiga, atangira kumenya uburyo akurura abagabo, atangira kumenya uburyo yexposinga, uburyo agaragaza ubwiza bwe. Uyu mukobwa rero yaje gutangira kubona abakiriya, atangira kugura amafaranga, ibintu bitangira guhinduka, ubuzima bwe butangira guhinduka. Umukobwa rero yaje gutangira kubura abakiriya, ndetse atangira kujya yinginga n'abagabo kugira ngo baryamane nawe ku mafaranga makeya. Ahangaha muri we yatangiye kwibaza, ese niki kitagenda, ese naba narahindutse, ese naba nabaye mubi. Ndetse rimwe na rimwe uyu mwana w'umukobwa yatangiye kujya ajya hafi y'amabaro agahagarara, nta muntu wamuvugisha, yambaye udushoti, yambaye udukanzu tugufiya, ariko akabura abakiriya. Ndetse rimwe na rimwe uyu mwana w'umukobwa yatangiye kujya ajya hafi y'amabaro agahagarara, nta muntu wamuvugisha, yambaye udushoti, yambaye udukanzu tugufiya, ariko akabura abakiriya. Atangira kujya agenda asaba abagabo ko bamugurira n'inzoga byibuze icupa rimwe. Ahangaha rero umwana w'umukobwa yarakomeje arahasuringa agira ngo ibintu bizongera bigende neza, ariko ntabwo byagenze neza. Nuko iri joro ryari rishyushye cyane. Uyu mwana w'umukobwa yarahagaze ahangaha ku muhanda, amaze amasaha abiri ahagaze. Ahangaha afite icupa ry'amazi mu ntoki, arimo anywa, ari nkaho ari kunywa wine. Nta bundi buryo yari afite, ndetse nta mafaranga yari afite kugura wine. Ahatangira gusekera buri umwe wese watambukaga aho ngaho, ariko nta muntu n'umwe yigeze uhagarara ngo amwiteho, ndetse nta nubwo yigeze abona byibuze n'umugabo w'umusazi wahagaze ngo mubaze ngo nangahe. Uyu mwana w'umukobwa yari yatangiye kumva muri we ananiwe, yarananiwe guhagarara, yarananiwe guhora asekera abantu batamwitayeho, yarananiwe buri kimwe cyose yarimo akorana kuri uyu muhanda. Ndetse yaranambiwe no kubona abakobwa bari baramuzanye kuri street, baramuzanye ku muhanda, barakize, baramurenze. Nuko uyu mwana w'umukobwa rero aho yarahagaze ahangaha muri uyu mujyi ku muhanda, ubwo yararambiwe agiye kuva ahangaha ngo yerekeze mu rugo, haje akamodoka gatoya ka Toyota karahagarara. Nuko uyu mugabo rero wari muri aka kamodoka yarahagaze, arangije amanura ikirahure. Nuko arangije aramubaza ati, mukobwa mwiza, ese waba uri tayari? Uyu musore yabimubajije afite confidence. Shaki ahangaha yahise aseka, arangije aramwegera. Nuko uyu musore arangije aramubwira ati, ndagushaka igihe gitoya, ntabwo ushaka kumarana nawe ijoro ryose, ndaguha 750. Nuko uyu mugabo rero yahise afungura umuryango w'imodoka ye, arangije aramubwira ati, njira. Shaki imbere yo kwinjira yagize ikintu bita nka confusion, yitegereje iburyo ndetse yitegereza ibumoso, aratekereza avuga ati, byanze bikunze ahangaha ashobora kuba hari umuntu ufite kamera. Atangira kwibaza muri we ati, byanze bikunze uno mugabo ashobora kuba ari kuntestinga, ariko mu by'ukuri nta kintu nk'icyo ngicyo cyari kiri aho ngaho hafi. Uyu mwana w'umukobwa rero Shaki yaje kubitekerezaho, arangije aranga yangira uno mugabo. Muri iryo joro rero uyu mwana w'umukobwa yarageze mu kumba yabagamo gatoya. Uyu mwana w'umukobwa rero yageze ahangaha, ashyira igikapu hasi, arangije yicara ku buriri, atangira kwitegereza, atangira gutekereza ibyamubayeho, atangira gutekereza scenario yabaye hagati ye n'uriya mugabo. Uyu mwana w'umukobwa yatangiye gutekereza uburyo hari abagabo bamuguze igihe yaragezweho,
bameze neza, bafite amafaranga, hari amahoteli meza yagiyemo. Noneho atangira kugereranya n'uno mugabo uje amuha amadolari, amuha amanayira 750. Yumvise agahinda kamwishe, atangira kurira, amarira atangira gushoka mu maso ye. Muri iryo joro ntabwo yigeze abasha gusinzira, yarayahindukira yongera ahindukiza, ndetse ubwonko bwe bwarimo butekereza ibintu byinshi cyane. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho yaramutse afite ubwoba bwinshi cyane, umutima we yumva uri gutera cyane. Yafashe telefone, yarangije ahamagara wa mukobwa Juliet. Nuko uyu mukobwa yaje kumwitaba, arangije amubwira ati ndakwinginze, nkeneye ubufasha bwawe, ndakwinginze, ndashaka umfashe nzamure kariyeri yanjye, nzamuke nongere imenyekane, ndakwinginze, nzakora buri kimwe cyose, mfasha ndebe uburyo nakongera nkazamuka. Nuko Juliet akimara kumva ayo magambo yaracecetse akanya gatoya, arangije araseka. Juliet arakomeje aramuseka cyane, arangije aramubwira ati rero noneho nimba uwumva noneho uri tayari, ejo uzaze mu rugo iwanjye. Muri ako kanya yahise amukupa. Shaki yarahagaze ahangaha yireba muri miruwari, atangiye kwivugisha ati nta na rimwe nzongera kwemera gusigara inyuma. Kugera mu masaa 9 z'umugoroba, Shaki yaramaze guhindura imyenda yari yambaye inshuro 3, agenda yireba muri miruwari. Uyu mukobwa mu by'ukuri yashaka kwambara ikanzu nziza imufashe, imugaragaza uko ari. Yashakaga kwambara ikanzu, yakanzu ngo kurura aba sugar daddies, kurura aba bagabo baba sugar daddy bakuze. Ahangaha rero yaje kwambara neza, arangije atangira kuvuga ati byanze bikunze Juliet naramuka mbonye gutya ahita abona yuko ndi tayari, niteguye gukora business. Yafashe agaperfume yarasigaranye gake, arangije arakitera, arangije asohoka mu kumba k'abagamo yerekeza kwa mukobwa Juliet. Mu nzira ubwo arimo yerekeza ku nzu ya Juliet, uyu mwana w'umukobwa umutima wari gutera cyane, ntabwo yari abizi neza nimba agiye uno mukobwa ari bumuhe line cyangwa se akamuha upgrade cyangwa se akaba agiye kumukoresha. Ibyo yashakaga byonyine nuko atifuzaga yuko yakongera kubona abakiriya bamuha amanayira 750. Juliet yari yicaye hanze, yicaye ku ntebe ya plastic, arimo atunganya inzara ze, yarimo yumva n'umuziki muri telefone ye. Muri ako kanya yahise akuta amaso Shaki, arangije arahaguruka aramutsekera cyane. Nuko uyu mukobwa arangije abaza wa mugenzi we Shaki, aramubaza ati Shaki bebe, uriteguye gukora ibi bintu? Nuko Shaki arangije aramusubiza ati nditeguye. Juliet rero ahangaha aramwitegereje, amuhera ku mutwe amugeza ku birenge, arangije aramubwira ati urasa neza cyane, umubiri wawe umeze neza, ndizera neza kuri ubikore, ariko ikibazo cyawe ni uko ugira ubwoba. Muri ako kanya yahise ahamagara taxi, barangije bicara muri iyo taxi baragenda. Mu minota 15 bari bageze kuri destination yabo, baje guhagarara kuri uyu muhanda witwa Magani. Nuko Juliet arangije arasohoka yerekeza ku nzu yari iraho hafi, ubona ko ari inzu isanzwe, ariko winjiyemo imbere saro y'iyi nzu yari isize amarangi y'umutuku, intebe zirimo zari umutuku ndetse n'umukara. Ahangaha iyo winjiraga muri iyi nzu wumvaga hasa nkaho hari ikintu kidasanzwe, ikintu kibi. Shaki ahangaha rero yaramukurikiye, bakimara kwinjira yicara ku ntebe. Juliet yarakomeje, arangije yerekeza ku cyumba kimwe arakomanga. Nuko hashize iminota mikeya haje gusohokamo umugore wari wambaye ikanzu y'umweru ndetse ateze n'igitambaro cy'umweru mu mutwe. Uyu mugore yaraje, arangije yicara hafi y'awa mwana w'umukobwa Shaki, arangije araseka. Nuko arangije abaza Juliet, aramubwira ati ese uyu niwe wambwiraga? Juliet aramubwira ati yego ma, uyu niwe ushaka gutera imbere, ushaka kuzamuka. Uyu mugore arangije abaza wa mukobwa ati ese witwa nde? Uyu mukobwa aramubwira ati nitwa Shaki. Umugore aramubwira ati oya, iryo ni izina rya street, ni izina bakwitiriye. Aramubaza ati ese izina ryawe nyaryo ni irihe? Umukobwa aramusubiza ati nitwa Shakira Musa. Nuko uyu mugore arangije ariyamira cyane, aravuga ati urabikora, ufite amaso meza cyane, ufite n'umubiri mwiza cyane. Aravuga ati niba ushaka rero kubikora, mbere na mbere ugomba gukora akazi. Shaki ahangaha yahise agira ubwoba, aramubaza ati ese ni akahe kazi ushaka kumbwira? Umugore arangije aramubwira ati ni ibintu byoroshye cyane, humura wigira ubwoba. Aramubwira ati ngiye mfasha abakobwa bakaba bakire, ndetse abagabo bakabishyura amamiliyoni menshi cyane, mfite abakiriya benshi cyane hariya muri Abuja. Aramubwira ati rero kugira ngo ugere ku butunzi, ugere ku gikundiro,
hari ikintu ugomba kunzanira kugira ngo wanilokinge, kugira ngo ufungure amayira yawe y'ubukire. Nuko Shaki arangira aramubwira ati icyo ari cyo cyose nakizana, ndarambiwe kugumya ndi umukene. Nuko umugore arangira aramubwira ati byiza cyane. Aramubwira ati ikintu ugomba kunzanira condoms 10 zakoreshejwe. Yaramubwira ati uzanzanira udukingirizo 10 twakoreshejwe. Bavandimwe mu nyumvire namwe, uyu mugore w'umupfumu yaramubwiye ati genda unzanire kondom 10 zakoreshejwe, zimaze gukoreshwa. Basore mukunda gukora ibi bintu, basore bose mwumvire wahangaha, uyu mugore w'umupfumu yaramubwiye ati genda unzanire condoms cyangwa se udukingirizo 10 twakoreshejwe. Shaki ahangaha yahise atungurwa, aramubaza ati ukeneye udukingirizo 10 twakoreshejwe? Nuko wa mugore aramubwira ati hoya, ntabwo ari kondom iyo ari yo yose ugiye gutoragura aho abantu bazijugunye, ahubwo ni kondomu yakoreshejwe n'umugabo waryamanye nawe. Ikindi cya kabiri, iyo kondomu uzanzanira cyangwa akagakingirizo kagomba kuba kakirimo spams cyangwa se amasohoro akirimo kandi ari fresh ameze neza. Ahangaha Shaki rero yahise yitegereza wa mushuti we Juliet, arangije yitegereza inzara ze areba hasi. Nuko uyu mugore yarakomeje aramubwira ati ufite iminsi 7 yonyine ukaba wamaze kunzanira ibyo bintu. Aramubwira ati nuramuka unzaniye izo condoms ukanzanira utwo dukingirizo, nzadukoresha kugira ngo nkore amavuta yawe uzajya wisiga, azajya guha imbaraga ndetse akaguha igikundiro, abagabo bakagukunda ndetse bakakwishyura neza. Nyuma y'ibyo ngibyo nimara kuguha ayo mavuta, buri mugabo wese azajya kwirukanka inyuma, bazakwishyura amafaranga menshi cyane. Nuko wa mukobwa arangije aramubwira ati mu by'ukuri muri iyi minsi nta mugabo ukiryamana nanjye, ndetse n'icyumweru cyose gishize nta mugabo n'umwe umpamagaye. Ese ni gute nzabasha kubona izo kondomu? Ni gute nzabasha kubona? Umugore yaje gukuramo agacupa kari brown, arangije arakamuhereza, aramubwira ati amavuta arimo hano uyasige ku rutugu rwawe, numara kuyasiga ku bitugu byawe andi uyasige ku rurimi, ndetse ayandi uyasige kuri wese zawe. Ibi ngibi ugomba kubikora mbere yuko usohoka. Aramubwira ati ibi bintu bikora neza uzareba ikizaba. Shaki yaje kwakira aka gacupa. Nuko wa mukobwa mushuti we Julia arangije arahaguruka, aramubwira ati rero wamaze kumenya ikikenewe kugira ngo ubone amafaranga, ngiye ibyanjye narabirangije. Iki cyumweru namaze gukora miliyoni 5 z'amanayira. Urumva rero nugira umuntu w'umwana nta kintu uzageraho. Ngewe ntabwo nkinginga abakiriya cyangwa se ngo njye kubahiga, ahubwo barizana. Wa mugore yaje kumubwira ati wibuke naguhaye iminsi 7 yonyine. Nuko uyu mukobwa rero yaje kugera mu rugo, yinjira muri kakumba yararagamo. Uyu mukobwa yaje kureba kano gacupa, mu by'ukuri yabona kano gacupa nkaho ari icyizere cye cya nyuma. Muri iryo joro rero uyu mukobwa yaje koga, yimeza neza, yambara neza, arangije akora buri kimwe cyose wa mugore yari yamubwiye, arangije asohoka ajya hanze. Ntabwo mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa yumvaga uburyo agiye kubona udukingirizo 10 twakoreshejwe muri iki cyumweru, ariko ahangaha yizeye ko ari amavuta bamuhaye ari mumufashe. Uyu mwana w'umukobwa rero mu minsi 4 yonyine yari amaze kubona za condoms 10 nk'uko bari bazimutumye. Arangije rero afata za condoms azishyira mu gakapu ke atwara mu ntoki, arangije yerekeza kwa mugore. Ndagushimiye rero wowe wabanye nanjye muri iyi nkuru kuva itangira kugera ku iri herezo. Iki ni igice cya mbere cyayo. Nimba wayikunze, nimba ushaka kumenya ese uyu mwana w'umukobwa byaje kurangira gute, nyandikira muri comment section, nyandikiremo ngo part 2 igice cya kabiri ndakigukorera. Wakoze rero guhitamo Behind Walled Tales. Nawe utaha. Ciao ciao.